wambwira ngo utetse ubu watetse da neza tamye ire muketse kwere ire uyu munsi yarakaye pe niho kuko arakaye byagenze wari hararuguru muzi ko habaye ikiza ko gihumeka nk'igikeri cyameze inzoka kwaho zararuguru kumupira one umuntu iki yaranakwishe inde tukandagiye ibishimo by'umuntu yaratwishe ahubwo se watetse harya buriya mwahashye tugize inzara nuko dufite inzara nabi turashonje nta na dukeya wasigaje mu byo mwahashye binari ibishimbo zo muri gutono ibi bishyimbo wazanye hasi mwazanya oya manuka hepfo hariya umujyanye so ahangaha wese usigaye ahumari ahangaha nawe ahangaha mumanuka hepfo musarure bya bishyimbo ndakubwiye ngo musarure ibyo bishyimbo urasanga watetse tekerwa mu kibindi ndakubwiye ngo musarure biriya bishyimbo bigana hariya ku gasina biriya byose atetse nanjye iranyumbati sawa nyine mubwiye ko mujya ntabwo ndi impaka namwe ndagenda imbuza hino akumena umuti urakora n'ibyumye tubigurisha wagiye kugurisha intuza yawe se ndagira umukobwa uri ahangaha yatetse gatekerwe mu ndabo cyangwa utekerwe mu gitondo ndagira intumbi za mugina ziri ahandi ndagira umukobwa uri aha wagiye igicuku nawe ariko buretse waraza sha umva arabihura arabigosora ni hahandi nzahubwo mpongera izuba naryo ndaba narimereye nabi asiransanga ngo nawe yampetse ngo guhinga ntabishoboye ngo ntazongera guhinga numvaga ararabyitotomba bivugira ngo ntazongera guhinga niko yarayitotomba kuri telefone ahubwo nzamuhingisha muhingishe n'akamyo byambwira ntabwo ari igihe wamubwiye kutaguma mu rugo yicaye aricara aha n'igisya y'ameta agenda kigaburira ndagira gute araravugira amyigira nk'ihembe ryabahitse kuri telefone ngo ntabwo azongera guhinga uzahinga ye ariko araza ari buze kumbwira uwo yamwigiraga nawe kuri telefone sineza ahinga arampingisha uguma mu rugo rwawe se niba utarashakaga kumpingira mama wiriwe ariko nk'ubwo yubona ugenda ukazinduka nk'iya saa 11 nose ubugira ngo unsigiye ruriya ruyete rwawe ubona ko biri bugende bite nawe uri kunaniza zose uburyo mbigenze gute uzanye iki ukirwa umbwira ngo jya guhinga jya gusarura kora iki none se nanjye ndananiwe aho wazindukiye so baye mahoro urabona natabungutse nadatashye se uzanye iki utubunguka nta kintu uzanye ahubwo sinabwo wacanye ntabwo nacanye yego cyane kiburi kumva inzara nyinshi mama shenjansi nanjye ndimo kunywa gacyayi ndetse n'umushyikira wafashe cyarimo amazi se ngayo mu ntuza mu ijoro ako mama wajya ureka kunyanga bigezaho ariko usibye ko muvuga ngo Nyirangare ndi umunyamahane ngo ndiki uje kunshinga abanege ushinze akabi unshinze hejuru icara aho ngaho utonora ibige ndana nabyo nonora urabitonora ye nabyo nonora aho uranagosora sore zihinga nzo ngw'inkoko uragosora birabyo namaze kuzikwa ibi byose basi byashyizemo genda ukombe icyungo kiri hariya mubwiye ko tutonora ibi bishyimbo ngo nshaka ko ituriza uranyanga wajya ureka kunyanga mwanga ninjye wakusanya urugo ntube waragomaga mu rwawe nta kibazo ariko cyangwa mubona ceceka mukagira ngo ntabwo mba mbabaye uri igicyangane uranze ubaye igisho umwana wawe urari kuri igisho basiko kandi inzara uranundwa ndafunika uranundwa n'igiheta cyawe ahangaha umugabo yarakwirukanye nawe ndetse abagabo baranagowe ugiye kumushyigikira none ntabwo yakucishije ngo ubusambanye ujya gutanga iyo minyo yawe nagafashe se hanyuma wabyutsa ryari mbabarira cyane wabyutsa ryari mu gitondo ntabwo wagiye nk'iya saa 11
wamugani sinzi umuntu numvise uvuga kuri radio ngo bazinduka nk'iya saa 11 ahubwo wowe wagiye nk'iya saa 10 niba nk'iya saa 11 ihagarara gake ya saa 10 yo ko mbanze nkora iki fata inkoko mamuramvunisha ma urabigosora cyangwa ngusige ujyahe wazageza n'umuntu wawe ntiyagene ntabwo yagemo hari amafaranga yo kujya kwishura ishuri mama yego ko mwana umuntu wanjye kugiye kunyura muraho se murazanye ntabwo tuzanye muri kumwe wacu mama ari kunuka ngo mujye munyumvira se mama induru yawe ntabwo yashira hatwe yari ari kumbwira ngo inkuru ngoze karibu mwana wawe cyangwa gica mama icyayi wakimazemo reba yego mwana wawe yako mana y'inshwi yakashadi yakabana nari gukusanya mwakira igikapu ayeda muno harimo ibintu byiza mama pepe uri akagome ntabwo twari turi kumwe ariko mwari muri kumwe igenda muki cyayi bagiye kungurira mama ntabwo iPhone imboga gacyayi oya mami bagiye kungurira akabye ubwo ntacyo nzimari iyi iPhone nanjye ntabwo uri bunsige ntabwo unsige haleluya we wowe kuri wambwira ngo wifashe nabi oya mama bambeshyera ko cyabaye kinini se ndagiheka uracura ndamubasha se reka banze bame nanjye ibyo banzaniye cyabaye kinini se nkibasha iwe mami ntabwo wamushobora wabyihoreye ntabwo wanshobora ndakibasha se kumana we ntabwo njya guterura umuntu yabaye mwiza uribuka ariko ngo ambumira ku gahera ngo ntacyo uzageraho uri ikigoryi mama warazi ko nzagera kuri ibyo nta mpamvu rero kujya mutuka nawe ntabwo yewe we barajya hehe uzanuma ku isoko nzahita cacaka nawe vando ntabwo nakwibagiwe we bamuhaye sana nde gumana ibyawe gumana bakita ngo iki kabashengo bakita ngo iki kigipenge bambye ko ari cyiza sinzi amenye ubwoko bw'ibitenge ariko uzi ko iriya telefone ihenze kurusha igitenge nawe ukwita ndashyira he akantu bishira yitwa nde iPhone nzajya mbasha kubivuga se iPhone bakirebera he cyo muragira ngo baza hano habamo n'ifoto se nzibona ushaka gushyiramo amafoto se hoya nzajya nirora uzajya wibona ushyiremo n'abana bawe ndahita njya ku kabari mbwira rero mama akamubwira ntukajya uvuga umwana utazi icyo azageraho ngubu nijya ugiye kubeshaho muri iki giturage yari ari kunuka nanjye umva nanjye turajyana reka ngaho mvuga iki sinari ndi kukubwira ngo bagiye kureba mu cyungo ibyo narajemo nawe ndakuzi urakarisha ndakuzi njye narahindutse mama bari kunyurira ahubwo usanze ari kuvuga ariko ma ngo kagahinga bigiye kunyitanga haretse n'ahandi ngo mama nawe ujye umenya ko natwe imizi atari yo guhinga pe ariko wagakwiye kujya usarura akamushaka oya ni muceceke henga muratuma telefone ngo se ibyo uri kuvuga si bijyamo oya ntabwo byajyamo birajyamo gute tutayijya uraza kunyereka aho bavugira henga nzaba simbange ndabireze mama ndashaka umuntu ubidurira yewe umupagasi nta nubwo hano bavuga ngo ndakoze ndakuzi nawe kandi urabagishaka ntiyambwira njyewe cyananiye ngo ngiterure ntabwo wacwara mami mwaretse ako ushaka kuvunika njye kukuvuza nashakaga kuguheka umaze gusaza ariko mana ntabwo nshaka gusaza nurebe nirwa nkorera nuko kingira ngo ndi umukecuru ushaje ukarishe akujya bivuga ko ufite abuzukuru ujya ubyibuka reka igihete cy'uwo nguwo nicyo ako mama ugiye kumushyira umwana bakayoza akaba umweru ararwaye ndi kubona ntabwo ujya uborosa haranuka nyine mami wagiye ureka wagiye umusirimu ariko wagiye umusirimu kugeza kaba katambwiye ko nuka mu kanwa nkayirwa nshinyika ahubwo ni ukuri mama wanjye ntabwo nawe ureba uri ukuntu ako mana kabaye keza data uzajya no kunyogesha amenyo
ariko murumuna wawe ko ndeba ya mukuru wawe mujyana se he ese urasiga umwana ntabwo nsiga abasigara amurera ko indi yewe sinzabona uko murumuna nange akagira abantu bagushungera akosa ari he isosi uramuyobowe n'urwagwa yagiye mu nzara kamba mukumbuye papa aracyari wa undi aracyaba mu nzara si wowe n'ibicurashura ntega mu nzira umugabo ntabarube zashizemo ngo yashizemo n'ibindi bintu bituma nari mbikumbuye pe bya papa wawe se ako papa usinda ku manywa usinda ku manywa koko aba baje gufunguza si wa mukecuru papa utangiye no kubagirwa abana bawe kugira ababyeyi ese utamenera umwana y'inzoga ariko se ubwo waragiye babyongeye tutanabwo nagusuka banza unyibuke papa nukameza asinda ku manywa asinda ku manywa teta si yego warebye umwana ko yagiye bijoje uyu we ni inde uramusuhuza wagiye ukamusinda ku manywa yego mana yanjye wamuha amazi zikamushira uyu ntabwo nshakaga amazi ushaka kongeramo izindi nzoga kuba yanyambura ingofero kandi wamujura ntakubonye ushaka kunyimira akije inywera amazi nta mbetezi zirimo bampa icupa papa ryanjye nawe uratugora bampa icupa ryanjye reka bakuha akantu bakuzaniye umwana akaguha ikintu yakuzaniye haya yavuye i Kigali ese ntabwo nzi icyo kigofero cyawe ngo cyahoze yego bagira uko ubona da wawu isi isa neza ati bafudeyi bamuririmbiye ati bafu yawe uyu murizo bawugira inyuma uriya muririmbira ya ndirimbo gukunda yego makuru kiteka itonde ariko bazoreso baramwakira mumuririmbira ati baje niba aranditse Nyirangare cyakuze kugiza isabukuru two mwasaze oya twahonda uziko nyambura ukuntu bavugisha nawe uhora wagiye uhora kuri telefone umunsi umwe nicyo kibazo araba atazi no harimo amacupa kuyikoresha niwumva ibyapa harimo amacupa ngayo yitwa Airtel ndayikeka yandikwa anguriza mama sinagwaye iPhone cyangwa nyimwaka uyu mwirwana telefone ndayijana kwa karamizamo amacupa papa oya ike iyi ngofero mama ngayigurisha oya ntagurisha bajya nyimubiri birahamagara oya hamagara nyokuru heruka uramagara na simukadi turashyiramo se barakuguramo simukadi uhamagara n'umwana mama rero akira sharijeri bikwiye umureke kuba muranjijisha kabika se bataza kukagwira iki gikapu kijyane mu nzu rero mama ngo ufite story nyinshi mama nyishyire mu mbere aho turi bumusasire urarara se ndaza kurara kijyane muri hahandi iwawe ntumurarane se genda murabe ibijumba mu cyuho musigaze muri iki cyambatama cyaso musigaze micyambatama papa nawe ndoga zizakwica kumbe ngo ntabwo zizanyica namwese ndamuhisha hari uhisha uwahisha ntaryihisha ntawe uhisha uwahishaho cyangwa wakwihuse se ntitugutu nta nubwo ari kumbenya ariko yego mama rero njye ngufitiye inkuru umukobwa mwiza wanjye witwa gate urumva bipiziye gahunda hari umuntu ugiye kureba mu mutwe leta ngaruka nta kibazo mwana wanjye papa ndagaruka mu kanya yego yego
ariko umuntu uciyemo akandi gacupa ntuzafite urwagwa ruryoshye wowe ugereyo urampamagara sinagwaye telefone harimo nimero yanjye yanditseho ariko inaha rero utaza gucara bakakujwinyura utahe nanjye ko ndimba wowe sawa kagiherekeza kigeza kwireba cyazanye ibinyo yakonya gashanima we sindari buye koko ntabwo yabaje ndanze kukwereka bagihari ibizukuru byawe nta birango bitabaye icyo yaguhaye ndetse genda gati vana ibyo aranya uretse ageze yose kabari baranyizwa n'iki ngo cyitwa ngo nimba ari iPhone ibi bintu byose nibyo baguhaye ibyo bamakino kibiri baramaze nimpamvu imana bamakino kibiri ese ubarira wenyine ndiyame ntunzaneho amadiku ndamwitaba ngo yari guhamagara fata ahubwo iki ngiki uzana iyo ngofero nyibikuzajya uyijyana mu inde mama buri nyoko nizanye ibona kugira ngo ngere ikisi